Yes, reka mbaye ikaze rero kuri Kigali Channel n'ubundi tugarukanye na breaking news ikomeye cyane ndetse yamaze guca ibintu hano hanze muri showbiz nyarwanda, dore ko ari amakuru yarategerejwe n'abanyarwanda benshi cyane, ndetse n'amakuru yagiye akomozwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye hano mu gihugu. None rero iminsi myinshi ariko igayumwa n'umwe gusa itandukana rya DJ Philipita n'ubundi kuri The Choice Live, ndetse uyu mugabo ukorera ku isibo TV amaze gutandukana na Irene kasha makokero, ndetse uyu mugabo ukunda kwita Morodekayi, ariko ibintu yagiye yivugaho byose dore turi mu gihe cyo kugira ngo bigende bisoka n'ubundi bigende bimusoraho, dore ko n'ubundi nkuko agenda agaragara mu ma challenge menshi cyane hano muri iyi industry, ariko akagenda yasohokamo neza ndetse akagenda agaragarizwa n'abakunzi b'iyi showbiz yuko afite igikundiro n'abantu benshi, ndetse aba bana bitwa Vestina na Dorcas bagiye bamuzamurira igikundiro ndetse no gukundwa n'abanyarwanda ndetse no gukurikiranwa cyane haba ku YouTube channel ye. Rero ibi byose byamaze kujya hanze ni nyuma y'igihe kirekire rero kigera ku mezi arenga 6 haba hi negotiation yo kugira ngo abashe gusoka muri The Choice Live, ariko yari intambara itoroshye, rwari urugendo rukomeye, ndetse nka Kigali Channel turagaruka ku mpamvu z'umwihariko zagiye zizitira uyu mugabo witwa Irene kugira ngo adasoka kuri iki gitangazamakuru, dore ko n'ubundi ari we wari ugifatiye runini ndetse wagiye agaragaza ko ari usa nk'akiyoboye nubwo iki gitangazamakuru ari cya DJ Philipita, ariko ugasanga inkuru nyinshi ziri kugenda zitegurwa n'uyu Irene, ugasanga amatayito menshi ari kugenda agarukamo izina rya Irene, ku buryo wabonaga ko n'ubundi yamaze kudomina iki gitangazamakuru ndetse agifatiye runini. Rero n'ubundi nkuko nari nkomoje ku mpamvu z'urugendo rwa Irene zitumye kuri uyu munsi atangiye ukwezi kwa 5 yikorera, ndetse aho amakuru yamaze kujya hanze ko yamaze kwerekeza kuri channel ye n'ubundi, dore ko n'ubundi channel zare ebyiri, imwe yatangiye ari MIE Empire, indi ari Morodekayi Nation, akaba n'ubundi yaramaze kumodify ya mazina, imwe yagumye n'ubundi ari MIE Empire izajya icishwaho ama interview atandukanye, ndetse na MI Music ariyo Irene Music Entertainment nayo igiye kuzajya icaho ibihangano by'aba bana ari ku managinga, dore ko n'ubundi isaga yigeze kubaho ubwo yakuraga ibihangano by'aba bana kuri channel yabo yitwaga Vestina na Dorcas akabyimurira kuri MIE Empire. Rero n'ubundi nkuko yagiye ategura uru rugendo rwe rwo gusoka muri The Choice, n'ubundi rero bikaba byamaze kugera ku iherezo, akaba atangiye urugendo rwe muri iyi industry nk'umunyamakuru wikorera ndetse wigenga, ndetse aho byagiye bigaragara mu minsi ishize wagiye agirana gusekurana cyane na boss we DJ Philipita ku buryo bukomeye, ndetse hano bagendaga bapfa amakontra atandukanye y'ibigo bagiye bamamariza. Reka ngaruke kuri saga ikomeye hagati ye na boss we, ubwo bapfaga amafaranga y'iyi Samsung 250, dore ko bigaragara ko ari Irene uyamamaza wenyine hano kuri The Choice, ndetse aho byaje kugarukana n'indi saga ikomeye cyane ubwo Philipita nawe yasinyaga kontra yitwa ngo twika kuri Ayoba. Iyi kontra nayo iza kugenda igaragaramo ko Irene atagiye yiparticipamo cyane, ndetse biza kugaragara ko finali yabereye ku isibo Irene yanze kuza gusupportinga uyu muvandimwe, ndetse aya makontra yagiye atuma bagongana cyane muri aka kazi bahuriyemo, ndetse igihe rero kikaba cyageze kugira ngo ibi byose twongere tubibibutse, mwongere mubone ukuntu harimo intambara nyinshi zitandukanye, ariko Philipita nka mastermind, Philipita wazanye Irene muri iyi industry, urugendo rwabo turaruzi guturuka ku Isango Star, uburyo yagiye amwentegera ku kiganiro cya Isango na muzika yakoraga, ndetse Philipita ubwo abasiniya kuri iyi radio aribo banazanye na Sunday Night Show, uko bagiye bagenda niko nawe yagiye yiintegra ndetse azamuka agenda atera imbere, ariko ntiyaje gusiga inyuma uyu Irene. Impamvu nari ngarutse kuri iyi saga rero y'uburyo batangiranye n'urugendo rwabo, nagira ngo ngaruke ku bantu bagize Irene uwo ari we ubu ngubu, barimo niyo Bosco, barimo na Vestina na Dorcas bagiye bamuzamuriye igikundiro. Reka mbibutse yuko ibi byose Irene yabigezeho abikesheje DJ Philipita. Ndabyibuka bwa mbere ubwo yari ku Isango Star, Philipita niwe wari waramaze kuba icyamamare, niwe wari waramaze gutera imbere ndetse amaze kumenyekana mu banyarwanda benshi, aribwo uyu
uyu muhanzi witwa Niyo Bosco yazaga kujoyininga Philipita ndetse amugezaho iby'impano ye ndetse akeneye ngo amuteze imbere amusapotinge, ariko kubera Philipita yari azi weaknesses ze, azi uburyo kuganiriza abantu batari ibyamamare cyane ikiganiro cyabo kitaryoha nk'uko Irene yabikora, ndetse yari yaramaze kubonamo ubu bushobozi kera Irene atangira kugenda rero amukonekta, amuha izi connection za tara zikiri kuzamuka, nibwo yamupasaga Niyo Bosco, kuko Niyo Bosco yamenyanye na Philipita mbere yuko amenyana na Irene, ariko kubera akazi kenshi gatandukanye Philipita yari arimo amanaginga ya social media platform yiwe, managing umuziki yamaze kwinjiramo, amakoseze yafataga y'ubu DJ, ibyo byose byagiye bituma rero Irene profita ndetse atangira kugomeza kugaragaza impano ye yo kuganiriza abantu batarabi byamamare cyane muri iyi industry, ari naho nyuma haze kuzamukiraho rero Vestina na Dorcas. Ibi byose rero Philipita yagiye agezaho Irene byagiye bituma kugira ngo Irene asoke muri The Choice bigenda byimurwa, bigenda biterwa ipine, hagenda habaho kuganira ndetse no kwibukiranya urugendo rw'ubuzima bacanyemo. Irene akagenda yisubira, dore ko na Philipita ubwo yari yaramaze kubona ko Irene yamutambutse haba ku gikundiro haba kuvugwa cyane, ariko ikintu cya boostinze uyu murongo wa Irene ndetse akagenda agaragaza aya macana atandukanye ni igihe yagiranaga kesi ikomeye ijyanye na channel rero ya Vestina na Dorcas, ndetse ahantu hagiye hagaragara kwitambikwamo n'abantu benshi batandukanye, ndetse haje kugarukamo Mike Karangwa cyane, ndetse biza kugaragara ko bagiye bamwikoma. Rero igihe kirageze kugira ngo Philipita nawe twongere tumubone ari gusurvivinga hano muri iyi industry, twongere tumubone ari kugenda nawe ashaka uburyo yongera kubaka ndetse no kumaintaininga ibintu yamaze kugeraho, harimo n'iyi channel ikomeye cyane yitwa The Choice Live. Reka mbibutse yenda mbasubize inyuma gatoya uburyo Irene yigeze kugenda agirana bifu n'ibindi byamamare by'abanyamakuru hano mu gihugu bitandukanye. Reka mbibutse nka bifu yagiranye na Yago, ndetse ikaza gukomera ndetse ikaza kugenda yinjirwamo na Sabe wa Isimbi TV, ariko nyumiza guhabwa umurongo ndetse biza kugaragara ko igikundiro ndetse n'impuwe abanyarwanda bafite Irene byagiye bimusapotinga, ndetse ibi bibazo agenda bicamo neza. Aricyo kintu DJ Philipita yabuze, nubwo akora cyane, nubwo amaze igihe kinini muri iyi industry, ariko we ubona ko ikintu cy'igikundiro cyo gukundwa, cyo gushyigikirwa, cyo kugirirwa favor, nabibutsa abantu bagiye bagaragaza kugirirwa favor ndetse bagatumbagira cyane haba ku ma account yabo, uburyo bagiye bagira aba follower bihuse cyane, ndetse ukajya ubona ko ibiganiro byabo birebwa cyane, atari uko bazanye abantu badafite impano zisanzwe, ahubwo ari icyo gikundiro umuntu aba asanzwe yifitiye. Ndagaruka kuri uyu mugabo uje muri industry mu minsi ya vuba cyane kuri YouTube, ariwe witwa Yago. Uburyo Yago yagiye atera imbere ndetse agaragarizwa igikundiro, ari byo bintu Philipita yabuze, ndetse akaba yarasigaye agendera ku izina rya Irene. Rero iherezo ry'uru rugendo rwa Irene kuri The Choice Live rikaba yarishyizeho akadomo kuri uyu munsi muri izi ntangiriro z'iki cyumweru, aho ndetse amagambo yabaye menshi cyane, bamwe bamunenga bavuga ko yari yaratinze kuva kuri iyi channel. Ariko nanone tugaruke kuri legacy yari amaze kubakana na DJ Philipita y'ikiganiro cyitwa Sunday Choice Live, bakoraga ku cyumweru ndetse cyakurikiranwaga n'abanyarwanda benshi cyane. Ubona ko mu gihe cyo ku cyumweru ndetse tunaturutse yenda mbere, ubona ko covid ikirimo, urabona ko bakurikiranaga n'abanyarwanda benshi cyane, ndetse nta bintu bitumye bari bize cyane muri weekend, ndetse wabonaga ko n'ibitaramo byagiye bigabanuka ku buryo amashow yose yaberaga kuri televiziyo byagiye bizamura rero igikundiro cy'aba bantu ndetse n'ikiganiro cyabo, ku buryo rero ubona ko na Irene yari yaratinye kuva kuri iyi platform, ndetse yagendaga apremieringira ibihangano by'abahanzi be, azaniraho impano zitandukanye, kuko iyi ni platform igiye kuzuza aba subscribe 500,000. Murumva uburyo yari strong, murumva ukuntu yari ikomeye, ariko 50% Irene abifitemo uruhare kugira ngo igere ku izina igezeho ubu ngubu. Ndetse reka nongere mbibutse mu bihe bishize umwaka ushize ubwo
iyi channel yitwaga Philipita 250, abanyarwanda mwese murabizi, ndetse ikaza guteza iyi saga, ikazana ikibazo bitangijwe na Irene utari wishimiye ko bigaragara cyane ko ari gukorera Philipita ku buryo bweruye, ndetse ku buryo nawe yabonaga ko izina rye ritangiye kugenda ritera imbere, ndetse ribona agaciro gakomeye, ndetse agenda abona support itandukanye, ku buryo rero ya propoje DJ Philipita guhindura izina ry'iki kiganiro ry'iyi channel, ndetse na Philipita tazuyaje kubera ukuntu yaratangiye kugenda yempozwa cyane na Irene. Ubona ko Irene agenda mudomina, ndetse agenda agaragara nkaho rwose asa nkaho yikorera, nawe ari umubosi ku giti cye, ndetse rimwe na rimwe akaba yakora interview ayikoresheje Vestina na Dorokasi, akaba yayishyira kuri MIE, akaba yazana umuhanzi nka Kenny ngo Imana y'imihanda, akaba yahita amushyira kuri Morodeka Nation. Ubona ko atangiye kugenda yimanaginga, yifatira ibyemezo nk'ibyo, ndetse ibyemezo byashoboraga no kuba byasubiza inyuma channel ya akoraho ahemberwa buri kwezi ya The Choice Live, dore ko n'ubundi aba bana yaratangiye kugenda devia abajyana kuri iyi MIE, aribo bana barebwa cyane muri iki gihugu, ndetse izo interview yaza kuzicisha kuri The Choice ziba zaraboostinze cyane iyo channel, ku buryo rero byagiye bigaragarira abasesenguzi turi muri iyi industry cyane ko hari ikintu ari gutegura, ndetse ubona ko ahise ahindura ya channel yapfaga na Vestina na Dorokasi, azane channel nshyashya ariyo yategurizwagaho rero kuzajya koreraho ibiganiro bye, ndetse abonye ko abanyarwanda bayakiriye neza niko guhita yongeraho ni ya MIE Music, n'ubundi ijye kuzacishwaho indirimbo nshyashya ya Vestina na Dorokasi. Ndetse mu minsi nishize mbere yuko akora iyi press conference y'uyu munsi, nuko yari yamaze no kubitangaza aca amarenga ku rukuta rwe rwa IG, avuga ngo new chapter loading, ngo uketse iki, ari kubaza abakunzi be, ndetse bigaragaza comment nyinshi zitandukanye, aho izi comment nagira ngo ngaruke kuri comment ya Murungisabe wa Isimbi TV ndetse na Chita Magic, bagiye bagaragara ubona ko bari guseka cyane, ndetse bazi game ahigana. Reka nongere ngaruke kuri uyu Philipita utangiye kwisenya ku buryo bukomeye, ndetse bugaragarira buri wese uri muri industry, kuko nta gihe kingana n'ukwezi cyari cyashira atandukanye na Moses Iradukunda. Reka ngaruke kuri uyu munyamakuru Moses Iradukunda, nawe wari waramaze kugaragaza gukonvenka uyu mugabo nyiri The Choice Live ariwe Philipita turi kugarukaho, wari waragaragaje gukora cyane ndetse no kwita ku kazi ke, akora ama interview menshi, ubona ko ari umusada ari kugenda afasha Irene wagiye agaragara mu ma interview abera hanze ya studio cyane kurusha Philipita wibanda ku ma interview y'ibyamamare, ndetse cyane ya hostingira muri studio za isibo, ku buryo ubona ko rero Philipita yatakaje ikintu gikomeye gutakaza Moses, ndetse aho abanyarwanda baherutse kumuseka cyane ubwo yaje kugaragara arekrita umukozi mushyashya, uwo nta wundi ni Pionike. Ngarutseho bitewe n'amaprank atandukanye ari kugenda ategura, ariko ari mu buswa bwinshi cyane bufatika, ndetse bugaragarira buri wese ukurikirana iki gitangazamakuru, ku buryo rero comment nyinshi ari izinenga, ari zerekana ko iyi account ya The Choice ko igiye gusubira inyuma, kwitangiye gukora amaplanka y'abana ndetse y'uducano duciriritse, ndetse Philipita yaje kugenda abona izi feedback kuko yagiye agabanya interview yagiye akora kuri iki kinyamakuru, ku buryo ubona ko nawe bimeze nk'ari stage arimo, ku buryo ubona ko nawe bataramwemera, ndetse ngo bamwacceptinge atangire ana joining ikiganiro kibera muri studio. Urabona ko nawe hari urundi rwego yahise abona ko yibeshye, ibintu tutari tuzi kuri DJ Philipita mastermind, uzi uburyo ategura, uzi right person agomba guhayaringa, kuko ntabwo agomba kuzana umuntu wese ngo yici platform, ndetse amakuru ava hafi ya Irene agenda asobanura uburyo ibi biri mu bintu byababaje Irene ku buryo bukomeye, ku buryo avuga ngo iki gitangazamakuru nkorera nicyo kigiye kuzakizaho abantu bose babonetse, ndetse n'abaza bagaragara ko bari gukora stage. Rero Philipita rwose biri kugaragara ko amakuru
amakuru yabaye menshi muri iyi industry ndetse abamutega iminsi ari benshi. Reka ngaruke kumwe influence ukomeye, umublog ukomeye hano kuri Instagram hano mu Rwanda wamaze guca impaka witwa Dekati Babarao, wagiye ugaragaza urwango rukomeye yanga uyu DJ Philipita ndetse na isibo muri rusange. Reka nongere nkomoze kuri beef yagiye itutumba hagati ya Dekati ndetse na Bruce Melody, ndetse mbiconnecte na isibo TV kuko Bruce Melody yari yaramaze kubeshya abanyarwanda ku televiziyo yari ndetse ku ibikorwa byose ari ubihagarariye. Iyo beef rero yagiye ituma yataka n'abakozi ba isibo cyane cyane DJ Philipita, ndetse natwe twese turabizi ko DJ Philipita ibintu akora ari ukubera skills afite, ari ukubera hard work ye, atari ukubera yenda izindi mpuwe bamufite cyangwa se urukundo rwa industry. Rero nicyo gihe yagiye kugeramo kugira ngo struggling ndetse bimugore kugira ngo abone umuntu w'umusiniya ndetse ufite igikundiro kiri ku rwego rwa MIE natakaje. Ndetse amakuru agera kuri Kigali Channel nuko yakoze ibishoboka byose mu mezi 6 ashize, ndetse akagenda agerageza no gutambikamo amafaranga kugira ngo areshye uyu mugabo ndetse amuhe condition nziza z'akazi kugira ngo n'ubundi abashe kugenda mu maintaininga. Ariko birangiye byanze, birangiranye n'ukwezi kwa 4 2022 Irene atangira urugendo rushya mu kwezi kwa 5. Reka turebe rero ibikorwa bye, reka turebe ko za mpano yagiye atuzanira abanyarwanda bakazikunda. Nakwibutsa uburyo yazanye Gasogi, nakwibutsa uburyo yagiye azana ba Bonane baragenda barakomvenka ndetse bakundwa n'abanyarwanda. Aba ba Adibi bose yagiye amurika, ndetse nubwo twe tuzi ko niyo Bosco atari we wamuzanya, ahubwo ari uko nyuma yaje kubona ubuhanga bwe bagakorana, ariko yagiye agaragara nk'umuntu wazanye impano zitandukanye, ndetse impano aheruka kuzana ndetse zigakomvenka ku rwego rwo hejuru ari uyu mwana w'umukobwa Vestina na Dorcas. Akaba yanifashishije rero hiti bafite kugira ngo bategure iyo channel ariyo ya MIE Empire, aribo bayitangije ibikorwa byabo, indirimbo zabo kugira ngo ibanze ibona abo basubscribe, ibanze irebwe ndetse imenyekane na mu banyarwanda babe bazi ko ariho Irene ari gutegurira ibikorwa bye, kugira n'ubundi azahita abona iyo support ndetse abe yarubatse iyo audience ye. Aba bana rero nta kintu batamukoreye, haba kugira ngo izina rya Morodekayi ryamamare, aba bana barigizemo uruhare kuko iyo story turayizi muri Bible, turabizi ibyo bacanyemo nabo. Channel yabaye channel, ndetse ahita afata iryo zina ndetse agenda ari promotinga, ubona ko ari kuri brandinga, aza gukora YouTube channel yita Morodekayi. Urabona ko afite brand igenda yamamaza ku mipira yitandukanye ya Morodekayi, ku buryo ubona ko ari izina ryamuhesheje agaciro gafatika ndetse rifite ikintu kinini risobanuye mu buzima bwe. Rero Irene twiteze ko tugiye kubona ibikorwa bitandukanye bikomeye nk'ibyo yagiye agaragaza, branding aba cineaste nk'aba Rutambi, uburyo yagiye yubaka izina rye, ndetse atari uko ari mushya muri iyi industry, ahubwo ari yatusha ya Irene we yishyiriyeho. Ubona ko hari mind nayo y'uburyo agenda yorient ibiganiro bye. Rero ntituzi ngo ninde ugiye kudomina undi, dore ko abantu bakundanye ari bo bashwana, abantu baziranye ari bo bakunda kugerana ibibazo. Bisa nkaho rero uburyo Irene yitwaye haba muri press conference, haba mu buryo yagiye breaking amatangazo ku mbuga ze, ubona ko harimo ikintu cya competition, harimo ikintu cy'ijinyori yuko atishimiye muvoma Philipita ari kugenda akora acengera mu muziki cyane, ashaka kwigira icyamamare nkaho yakigiza umunyamakuru. Ubona ko agenda agaragaza guhangana n'abahanzi, haba mu myambarire, haba ku bibazo ababaza, kurusha uko ahubwo yaza mu isura y'umunyamakuru. Ibintu Irene yagiye agarukaho kenshi ndetse akabinenga ku buryo bufatika. Rero n'ubundi igihe kirageze kugira ngo atangire avuga ibintu byose bimurimo adategwa, nta kimubangamiye, atikanga ngo uyu ni boss wanjye ngo uyu si we. Ndetse uyu abadakurikirana industry hafi Irene amaze gutera imbere cyane ku buryo bufatika, haba mu buryo bwa business agiye afite imishinga migari yagutse, ndetse reka nkomoze kuri makontra ndetse n'imikoranire afitanye na Tom Transfer, ndetse mbibutse ko naho agiye afite amashare ndetse n'amamodoka agiye ari muri iyi company akorera Irene, ndetse ubona ko nawe ari kugenda atera imbere mu buryo bwihuse kandi bufatika, dore ko yari brand ikomeye cyane mu gihugu mu kijyanye na showbiz ndetse kuzamura impano. Ndetse wagiye agaragaza ikintu mu ma interview cyo gukanga abatumirwa ndetse abaza bya bibazo bikomeye cyane. Reka nongere ngaruke kuri case yigeze kubasaga ikomeye ubwo yahuraga na Bruce Melody, akaza gukomoza ku kibazo Bruce Melody yigeze kugirana
n'umwana w'umukobwa bamushinje ngo yamuteye inda, ndetse aho Bruce Melody yaje kwakitinga nkaho bimubabaje, ndetse ko ashobora kuba agiye kumufatira icyemezo gikomeye akamwirukana, ariko byaje kurangira bigaragaye nka plank, bigaragaye ko Bruce Melody ahamagaye Moses ngo nazane igitabo cy'abakozi kugira ngo abashe kongeza umushahara Irene, ngo kuko ngo amubajije ikibazo kiza ndetse gikomeye, ndetse buri munyamakuru hano mu Rwanda atapfa kumubaza. Rero nayo maplank n'uwo murongo Irene yagiye yubaka, ubona ko rero uri kugenda umufasha, ubona ko rero icyo gitinyiro yamaze kucyubaka, ndetse ariyo uwo muvuno agiye kuzana kuri channel ye, dore ko n'ubundi yamaze kuba nka Philipita nyuma yuko afite channel ya The Choice Live, nyuma yuko n'ubundi ahise akereya indi ya Philipita 250 ari yacisha y'ibihangano bye, dore ko ari kugenda yinjira mu muziki cyane. Rero nagira ngo mbanze nkomoze kuri ayo makuru yose, mbibutse urwo rugendo Irene yagize rukaba rumugejeje rero ku musozo wo gutandukana na Philipita wamugize uwo ari we. Reka rero dutegereze izindi episode zigiye gusohoka, reka turebe imikorere ku mpande zombi igiye kuranga aba bantu, aba boss yaba Philipita yaba Irene, ariko rwose Philipita niwe comment ziri kuba nyinshi ko iherezo rigiye kugera ry'ibikorwa bye. Rero reka tubitega amaso, reka dutegereze izindi episode. Komeza ubane natwe rero wo ukunda breaking news tukugezaho hano kuri Kigali Channel, komeza ukunda ibiganiro byacu. Reka nkwifuriza aho uri hose kugomeza kugira ibihe byiza, ndetse tukwifurize kugomeza kuryoherwa n'iyi game ya industry nyarwanda imaze kugenda ifata intera yo hejuru. Biri kugenda bigaragara yuko muvoma zabaye nyinshi, ndetse iyi muvoma nashatse kuyisanisha na muvoma Bakti yigeze gukora ubwo yavaga kuri Afrimax TV, ikaba ariyo saga y'umunyamakuru yaherukaga kuba ikomeye cyane, ndetse ubona ko yateje igihombo gifatika, ariko Afrimax iza kwitabaza abanyarwenya bayobowe na Nyakso, ndetse baza kongera bongera kuzamuka bagera kuri rwa rwego n'ubundi Bakti yari yarabagejejeho, ndetse baza no kururenga. Indi saga yari hafanga nashatse kubihuza ni uburyo Uncle Austin yatandukanye na Kiss FM, nabyo byaje kuvugwaho amagambo menshi, ndetse biza kugaragara ko hari ikintu byashubije inyuma kuri showbiz ibera kuri Kiss FM. Rero nuko ukuntu industry igenda icika intege ahandi igenda yongera imbaraga, ari byo rero bibaye kuri DJ Philipita. Reka rero mbifurize kugomeza kuryoherwa na episode zindi tugiye kuzana kuri izi nkuru, kuko iyo abantu batandukanye amabanga ndetse n'amakuru yabatangira kujya hanze ari menshi. Turaha rero ku bwanyu, turanka Kigali Channel kugira ngo ayo makuru yose yabagezeho. Reka mbifurize rero kugira ibihe byiza aho muri hose. Ciao ciao.